Twongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Fabo TV mudukurikira umunsi ku munsi. Twagarutse rero muri ya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina. Nk'uko bisanzwe rero abakunzi bacu baratwandikira muri komenti bakatubwira amazina bifuza yuko twabaha ubusobanuro bwayo. Uyu munsi rero twaje kubasobanurira izina Beatrice cyangwa se Beata. Beatrice rero tugiye kuba twari gusobanurira, nawe urashobora kuba watwandikira muri komenti utubwire izina wifuza ko twagusobanurira, duhita turi gusobanurira kandi ku buryo bwizewe. Urasanga rero bihuje na caractère z'amazina cyangwa se ry'izina watubwiye ko tugusobanurira. Iyi ni Fabo TV. Ukigira hano bwa mbere banza ukande subscribe kandi no kukazogera kugira ngo uzajye ubona inkuru n'ibiganiro tukugezaho bikugerereho ku gihe. Kandi ikindi, niba bikunyuze urashobora gukanda like kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Reka twihute rero. Izina Beatrice rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini cyangwa se Latini language, rikaba rikomoka ku izina Beatrice, risobanura mu buryo butatu. Ubwa mbere risobanura uha ibyishimo cyangwa se uha mugisha abandi cyangwa uzana ibyishimo n'amahoro. Iri zina rero rifatwa nk'irifite imico myiza, rihabwa abakobwa kandi risobanura umuntu ugira impuhwe, ugira neza kandi ushobora kuzana ibyishimo mu buzima bw'abandi. Waba ushaka kumenya ubusobanuro bw'izina mu buryo umenyereye mu by'iyobokamana, mu mateka, cyangwa se urifuza ubusobanuro bijyanye n'imyitwarire n'imico, twandikire hano utubwire uburyo wifuza ko twagusobanurira izina ryawe. Ariko muri makeya Beatrice ni ibi ngibi. Ushatse byinshi we witwa Beatrice twagusobanurira tukakubwira muri rusange uko izina Beatrice bisobanura. Iyi ni Fabo TV rero, turabakunda cyane, naho mu kanya muri gahunda yo gusobanura amazina.